Nyakubahwa Visi Perezida, Nyakubahwa Minisitiri, Banyakubahwa Abadepite mwiriweho. Tugiye gutangira imirimo y'inteko rusange turi abadepite 71. Umubare wa ngombwa rero ukenewe kugira ngo imirimo y'inteko rusange ikorwe mu buryo bwemewe n'amategeko ukaba uhari. Muri gahunda y'uyu munsi hariho gusuzuma ishingiro ry'umushinga w'itegeko rihindura itegeko nimero 016/2018 ryo kuwa 13/4/2018 rishyiraho imisoro ku musaruro. Guverinoma ikaba ihagarariwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ushinzwe imari ya leta, Bwana Tusabe Richard. Mbere yo gutangira gusuzuma ingingo, nagira ngo mbaze niba nta mudepite ufite ikibazo yagejejweho n'abaturage kugira ngo tumuhe umwanya tugeze ku nteko rusange, kuko ingingo y'158 y'itegeko ngenga rigena imikorere y'umutwe w'abadepite ibiteganya. Ndabona ari ntawe. Nagira ngo rero natinze nsabe Nyakubahwa Minisitiri waje ahagarariye guverinoma kugira ngo afate umwanya atugezeho isobanurampamvu ry'umushinga w'itegeko rihindura itegeko nimero 016/2018 ryo kuwa 13/4/2018 rishyiraho imisoro ku musaruro. Ubwo nitumara gusobanukirwa neza impamvu z'uwo mushinga w'itegeko turaza kuwemereza ishingiro. Umwanya ni uwanyu Nyakubahwa Minisitiri. Murakoze. Nyakubahwa Perezida w'umutwe w'abadepite, Banyakubahwa Visi Perezida, Banyakubahwa Abadepite, mu izina rya guverinoma nishimiye kubagezaho umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 016/2018 ryo kuwa 13/2018 rishyiraho imisoro ku musaruro mu rwego rwo gusaba ko wemerezwa ishingiro. Uyu mushinga w'itegeko uri kuvugurura itegeko ririho rishyiraho imisoro ku musaruro ryashyizweho 8. Ni rimwe mu mategeko yashyizweho mu rwego rwo koroshya ubucuruzi, ibyo twita doing business, kugira ngo ubucuruzi bukomeze gutera imbere. Banyakubahwa Abadepite, nyuma y'uko itegeko nomero 016/2018 ryo kuwa 13/2018 rishyiraho imisoro ku musaruro ritangiye gukurikizwa, hagaragaye ibibazo by'ingenzi bikurikira. Byagaragaye ko hakenewe kuvugurura itegeko ririho kugira ngo rihuzwe n'ibitekerezo bishya byerekeye umushinga wa Kigali International Financial Center, ariyo cyo cyerekezo turimo kuganamo nk'igihugu. Byagaragaye kandi ko hakenewe kunoza ibisobanuro by'amagambo biri mu itegeko no kongeramo ibishya hagamijwe gutuma itegeko ryumvikana neza kurushaho. Byagaragaye ko hakenewe gusobanura neza mu itegeko niba umusoreshwa w'imikino y'amahirwe asabwa kumenyekanisha umusaruro ukomoka ku mikino y'amahirwe. Byagaragaye ko hakenewe kuvugurura inyungu y'umwaka isoreshwa n'umusaruro w'ukwezi usoreshwa hagamijwe kugabanya uburemere bw'umusoro ucibwa abakozi bafite umushahara muto no guteza imbere umurimo muri rusange. Byagaragaye kandi ko hakenewe gukemura ikibazo cyo kutamenya neza niba ibikorwa bimwe na bimwe by'ubucuruzi bisoreshwa cyangwa bidasoreshwa umusoro ku musaruro ukomoka ku mutungo bwite mu by'ubwenge. Byagaragaye kandi ko hakenewe gusobanura neza niba umuntu ufite igicuruzo kiri munsi ya miliyoni 2 ku mwaka afite cyangwa adafite inshingano yo kumenyekanisha umusaruro we. Hagaragaye kandi ko hakenewe kandi kuvugurura ingingo zimwe na zimwe y'itegeko ryavuzwe haruguru ya 13 z'ukwezi kwa 4/2018 mu rwego rwo koroshya ubucuruzi.
Banyakubahwa abadepite, uyu mushinga w'itegeko wateguriwe gukemura ibibazo bivuzwe haruguru hamwe n'ibindi byagiye bigaragara mu gihe umushinga w'itegeko waganirwagaho. Zimwe mu mpinduka z'ingenzi zikubiye muri uyu mushinga w'itegeko ni izi zikurikira. Hagamijwe gukora itegeko risobanutse neza, ibisobanuro bimwe by'amagambo byaranogejwe, hongerwamo n'ibindi kugira ngo amagambo mashya ya tekinike nayo asobanurwe. Ingingo nyinshi zakorewe ubugororangingo hagamijwe kuzumvikanisha neza no gukosora amakosa y'ihindurandimi yagaragaye. Umusaruro ukomoka kuri serivisi zitanzwe mu buryo bw'ikoranabuhanga n'izitanzwe n'ibitangazamakuru bikorera kuri murandasi wongerewe mu mushinga w'itegeko nk'inkomoko nshya y'umusaruro usoreshwa. Mu rwego rwo gukurura inzobere n'abashoramari mu bikorwa bifitanye isano na Kigali International Financial Center, umushinga w'itegeko urateganya ko inzobere ikorana mu buryo butaziguye n'ikigo gikora ibikorwa byemewe mu rwego rw'ikigo mpuzamahanga cy'imari cya Kigali International Financial Center asonerwa umusoro ku musaruro w'umuntu ku giti cye ku musaruro ukomoka mu mahanga mu gihe cy'imyaka 5 ibarwa uhereye igihe afatwa nk'utuye mu Rwanda. Umushinga w'itegeko ugena umusaruro w'umwaka usoreshwa ungana n'ibihumbi 220 by'amafaranga y'u Rwanda aho kuba ibihumbi 360 y'amafaranga y'u Rwanda yarasanzweho, kandi ugashyiraho igabanya ry'igipimo cy'umusoro mu gihe cy'imyaka 2 ikurikira itariki itegeko ritangiriyeho gukurikizwa, hagamijwe kugabanya uburemere bw'umusoro ucibwa abakozi bafite umushahara muto no guteza imbere umurimo. Mu rwego rwo kwirinda gusoresha ku biciro byo hejuru by'ibicuruzwa byangirikiye mu bubiko, umushinga w'itegeko uteganya ko ibicuruzwa bihabwa agaciro hakurikijwe ikiranguzo cyabyo cyangwa igiciro cyabyo ku isoko ku munsi wa nyuma w'igihe cy'umusoro, hagakurikizwa ikiguzi gitoya muri ibyo byombi. Ikindi, hagamijwe koroshya ikiguzi cy'ubucuruzi, icyo twakwita cost of doing business mu Cyongereza, umushinga w'itegeko wemerera umusoreshwa kwimura igihombo mu gihe cy'imyaka 5 iyo igihe cy'umusoro habaye ihinduka haba mu gaciro cyangwa mu mubare w'imigabane ringana cyangwa rirenze 25% y'umutungo w'imigabane w'iyo sosiyete, mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye, mu burenganzira bwo gutora bw'isosiyete ifite imigabane idacuruza ku isoko ry'imari n'imigabane yemewe, ariko abanyamigabane bakagomba kuba bamaze nibura igihe cy'imyaka 3 ari abanyamigabane b'ikigo. Urutonde rw'ibigo bicibwa umusoro ku musaruro w'amasosiyete rwaragutse, hajyamo gucunga iby'abandi b'umwuga, ushinzwe kureba ko intego igerwaho cyangwa umunezi w'ubwizerane, igice cy'isosiyete ibumbye ibice birinzwe, fondasiyo z'umuntu utaba mu Rwanda ariko hafite icyicaro gihoraho, hagamijwe guhangana n'inyeza ry'imisoro. Ibi nabyo bikaba bifitanye isano n'amategeko banyakubahwa abadepite mumaze iminsi mutora ajyanye na Kigali International Financial Center.
mu rwego rwo gushyigikira intego ya Kigali International Financial Center yatangije urutonde rw'ibigo bisonewe umusoro ku musaruro w'amasosiyete rwaraguwe kongerwa mu rwego rukoreshwa ku mpamvu zihariye iyo twita special purpose vehicles mu rurimi rw'icyongereza, ndetse na fondasiyo ifite inyungu zisangiwe n'ucunga iby'abandi b'umwuga utuye mu gihugu ku musaruro winjijwe n'ubwizerane mvamahanga. Umushinga w'itegeko ugena ibihumbi 60 by'amafaranga y'u Rwanda ku musaruro w'ukwezi usoreshwaho kuba ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda, kandi ugashyiraho igabanywa ry'igipimo cy'umusoro mu gihe cy'imyaka 2 ikurikira itariki itegeko ritangiriraho gukurikizwa hagamijwe kugabanya uburemere bw'umusoro ucibwa abakozi bafite umushahara muto no guteza imbere umurimo. Mu rwego rwo gushyigikira ubucuruzi bugitangira, abasoreshwa banditswe vuba mu gihe cy'umusoro cy'umwaka kibarirwamo umusoro ufatirwa basonewe umusoro ufatirwa ku mafaranga y'isimburamubizi ku bwishyu cyangwa bundi buryo bwo kurangiza inshingano ya leta. Ibi nanone bikaba biduha amahirwe banyakubahwa yo gukomeza guherekeza abantu bakijya mu bucuruzi kugira ngo batangire batekanye, bibahe ingufu zo kugira ngo mu myaka nibura wa kabiri batangire kugira icyo batanga ariko batangiye neza. Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, banyakubahwa Visi Perezida, banyakubahwa Abadepite, turasaba ko mwashyigikira ishingiro ry'uyu mushinga w'itegeko. Murakoze. Turabashimiye nyakubahwa Minisitiri kuri ibyo bisobanuro mutugejejeho by'impamvu z'uyu mushinga w'itegeko. Hakaba rero hari abadepite 5 basaba ijambo kuri lisite ya 2. Depite Begumisa, Depite Bitunguramye, Depite Habineza, Depite Ndoriyobijya, Depite Bizimana Minani na Depite Bugingo. Ijambo ni irya Depite Begumisa. Ndabashimiye nyakubahwa Speaker, kandi ndashimira nyakubahwa Minister, State Minister gusobanura baduhaye kandi risobanutse. Gusa nyakubahwa Speaker, ndashaka gusobanura kijyanye n'ubukangurambaga bukorwa kugira ngo mu by'ukuri tubone umusaruro wiyongereye mu gihugu cyacu. Natanga urugero nka buriya abantu bafite umusaruro bakawuhisha ntibawugaragaze, kugira ngo amfashe kwa Minisita kumva neza uburyo ubukangurambaga bukorwa kugira ngo hirya no hino umusaruro aho uri umenyekane. Icyo nyakubahwa Speaker ni challenge iyo abantu baba barimo, wenda nko mu baturage hakaza ibibazo bitandukanye. Natanga urugero wenda nk'ibiza cyangwa se nk'izuba, abaturage bagahomba. Najya ngo mbazanga mu by'ukuri igikorwa n'iki kugira ngo urwego rw'imisoro kugira ngo abaturage babe bakoroherezwa bitewe n'uko mu by'ukuri hateye ibibazo biremereye kandi challenge zigaragara cyane cyane nk'izuba ikava mu mwaka wose cyangwa imyaka 2, abo baturage basanga mu by'ukuri nabyo badafite amafaranga kuba batanga umusoro. Najya kwa Minisitiri aza kumfasha neza kumva hanga igikorwa kugira ngo turebe ibikorwa mu gihe n'icyo ngicyo cyangwa havutse ibibazo biremereye abaturage. Ako icyabe cyakumye kumenya ubukangurambaga bukorwa kugira ngo umusoro wacu uyongere kurushaho. Mwakoze kwa Speaker, ndabashimiye. Ijambo ni irya Depite Bitunguramye. Ndabashimiye nyakubahwa Speaker kuma ijambo. Nagira ngo shime nyakubahwa umunyabanga wa leta muri Minecofine isobanura mpamvu atugejejeho kandi garagaze ko kiki ishingiro ry'uyu mushinga w'itegeko. Mfiteho ibibazo 2. Icya mbere nagira ngo mbaze niba uyu mushinga w'itegeko hari isano
waba ufitanye ku buryo buziguye cyangwa butaziguye n'umushahara fatizo utegerejwe ku bakozi bo mu Rwanda nyuma yo gutora itegeko rigenga umurimo mu Rwanda. Umushahara fatizo ukaba utarashyirwaho, nagira ngo mbaze niba hari isano bizagirana ku buryo wenda umushahara fatizo waba ugiye kujyaho vuba. Icya kabiri, nashimye ko umushahara w'umukozi muto usa n'uwazamuka ava ku 30 usoreshwa ukajya ku 60, no ku mwaka ukava ku 360 ukajya kuri 720 umwaka. Nagira ngo mbaze niba bishoboka wenda ko twazamura tukageza ku 100 bisoreshwa, akariho tuheraho dusoresha ku kwezi, byashoboka tukajya no kuri 1,200,000 ku mwaka. Ni ukuvuga ngo 100,000 ku kwezi. Nge narebye sanga bishoboka ko uwo mukozi umusoro twamukataga wazaboneka mu gihe agiye kugira ibyo agura bisanzwe, noneho ingufu tukazishyira mu gusoresha. Umushahara tukamukata igihe agiye kugura, n'ubundi tugashikara uburyo za TVA zitangwa n'uburyo ahaha. Ariko nibura tukavuga ngo ishoramari ryacu dutegereje muri Kigali financial rishobora gutuma n'umushoramari yihuta akavuga ngo hariya umushahara fatizo n'uyu, biratuma ku 100,000 ashobora kubona abakozi benshi kandi bigatuma n'ingana nyinshi ziyongera. Ariko yatekerezweho nyakubahwa umunyamabanga wa leta yaza kubidusobanurira niba bishoboka cyangwa se bidashoboka. Ndabashimiye nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite. Akoze jambo ni rya Depite Habineza. Akoze Madam Speaker, naye ndashimira uyu mushinga ubazanye. Naye ndi kwibaza cyane ku gace kambere ka kane yo yari yavuze yuko bagomba kureba kuvugurura inyungu y'umwaka isoreshwa umusaruro ukwezi n'ushoje hagamijwe kugabanya uburemere bw'umusoro uciga abakozi bafite umushahara muto no guteza imbere umurimo. Narengira ngo Minisita asobanure neza kurushaho kuri ibi bavuze, niba bireba n'abakonsulta ndetse bireba n'abarwiyemezamirimo, kuko nabo bari mu bantu cyane cyane barwiyemezamirimo benshi dufite, bamwe ubona twakonta dutoya tw'amezi 3 cyangwa 6, abo bose numve niba bibareba. Ikindi kandi abantu bo mu maduka nabo bahora bavuga ko batishimiye ukuntu basoreshwa, ko imisoro n'ubundi iri hejuru, basoresha imisoro myinshi itandukanye irimo n'amahoro n'ibindi bitandukanye. Ugasanga umuntu umwe arishura ahantu hafi 3-4, arishura ibijyanye n'isuku, akishyura ibijyanye n'umutekano, akishyura ibijyanye na patante, ibintu bikaba byinshi cyane, ukaza gusanga mu by'ukuri umusoro ubaye mwinshi cyane kandi ukaremerera abantu kugira ngo bakore. Tumve niba mu by'ukuri iri tegeko rifite icyo rizafasha cyane uyu muntu ufite ubucuruzi buciriritse cyangwa twabita small medium enterprises. Twumve niba ariko bimeze kandi batugaragarize neza ko bizagenda, kuko niho hari ikibazo kandi niho usanga abantu benshi cyane ari abafite akazi mu Rwanda cyangwa se abantu bashobora kuba bakora bikoresha, benshi bari muri iyo kategori y'abantu bafite ubucuruzi buciriritse. Ikindi kandi twagira ngo twumve neza kuri uyu musoro bari bavuze yuko wo ku mwaka w'720, nibazaga impamvu bitazamo kandi muri bikagera kuri miliyoni, kuko n'ubundi usanga umuntu ubona 220 ku mwaka nayo ari amafaranga makeya mu by'ukuri, kugira ngo bongere uyakureho umusoro ari ukumuvuna n'ukwemerera umuturage, nibura bayongeje byaba byiza kurushaho. Ikindi mbaze kuri za companies zitandukanye, amasosiyete yandikwa mu Rwanda, usanga buri kwezi Rwanda Revenue yishyuza 10,000 ngo by'isuku, kandi mu by'ukuri nta isuku n'imwe Rwanda Revenue igikora.
bakawita ngo umusoro w'amasuku waba wakoze utakoze ukaba ugomba kuwutanga, yaba sosiyete ifite biro idafite biro igatanga ibihumbi 10 buri kwezi. Ugasanga ni ibintu mu by'ukuri nabyo bitera abantu gucika intege, bibaza se iyo suku bakora ni iyihe, ko n'ubundi umuntu arangiza akishyurira amafaranga y'isuku aho abandi baza gukora isuku. Ugasanga nyine mu by'ukuri bidasobanutse. Nawo umusoro nawo ku ma companies nawo ushoboye kuvaho nawo byabaye byiza, nayo bari tugaragarize ko ni ibintu birimo kubangamira abacuruzi. Ndumva ari ibyo nari mfite n'akanya, Madame Speaker, ndabashimiye. Ijambo ni irya Depite Ndoriyobijya. Ndabashimiye nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite, bashimiye ku mwanya mu mpaye, kandi nshimira na nyakubahwa umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi bisobanura mpamvu ry'uyu mushinga w'itegeko tugejejeho, kandi n'impinduka zirimo nkaba nshyigikiye n'uyu mushinga muri rusange. Nyakubahwa Spika, uyu mushinga w'itegeko nibajije impamvu mu birebwa n'iri tegeko hatajemo umusoro ku nyungu cyangwa ku musaruro w'ibikorwa by'amadini n'amatorero, ahubwo ibikorwa by'amadini n'amatorero bikagaragara mu bigo bisonerwa umusoro. Ndashaka kubaza nyakubahwa umunyamabanga wa leta impamvu nyamukuru ituma ibikorwa by'amadini n'amatorero bitatanga umusoro, cyane ko usanga muri iyi minsi abantu basigaye bashinga amadini mu by'ukuri ari ubucuruzi bwihishe, ari bizinesi barimo bakoreramo ndane. Ugasanga mu nsengero barakusanya amafaranga y'abaturage bagiye gushora bizinesi yunguka, ariko muri iri tegeko nk'uko bigaragara mu birebwa n'iri tegeko, nibajije impamvu, nibaza ubushakashatsi bwakozwe butuma umusoro ku nyungu cyangwa ku musaruro w'ibikorwa by'amadini n'amatorero bitagaragara muri iri tegeko. Ubwo baradusobanurira tumenye n'impamvu zashingiweho kugira ngo babe basonerwa, ngo aya madini cyangwa amatorero bijye mu bigo bigomba gusonerwa umusoro. Ndabashimiye nyakubahwa Spika, murakoze. Ijambo ni irya Depite Bizimana Minani. Ndabashimiye nyakubahwa Spika ku ijambo, ndashimira Minister of State ibisobanuro yaduhaye bifatika. Mfite ibibazo bitatu, ariko kimwe kigezanyo muri programme yaje kiganye ibiri. Muri umushinga w'itegeko ishingiro ryawo rwose hari aho bagaragaza yuko ibitangazamakuru byo kuri murandasi byaza bitanga imisoro, ariko nibajije ibitangazamakuru bikorera kuri murandasi ntabwo bitanga inyemezabwishyu, kandi wenda byinjiza n'amafaranga menshi, ngo hari n'abo bahereza buri kwezi ngo kuri YouTube numva bivugwa. Aho ndashaka kuvuga kwa Minister, bazabikontorora gute kugira ngo by'umusaruro badekaraye nimba ari wo, nimba mu by'ukuri nta nyemezabwishyu imwe na imwe serivisi zimwe bitanga na ziboneka, ku buryo urutonde rw'amaserivisi batanga ruba ruhari, ariko umusaruro wavuyemo ko nta nyemezabwishyu biragoye kukontorora no kumenya aho bijije. Ndashaka kuvuga kwa Minister ahangaho ko azabifatamo. Ikibazo cya kabiri ni ikibazo kirebana n'iterambere ry'amakoperative u Rwanda rushyize imbere. Muri umushinga w'itegeko nta hantu mu by'ukuri hagaragara hari umwihariko w'amakoperative, kandi bita amakoperative arenga 10,000 mu Rwanda, kandi akeneye gutezwa imbere ku buryo n'abanyarwanda bumva mu by'ukuri ko umuco wo kwibumbira hamwe ari muzima, ariko nta hantu hano hagaragara umwihariko. Nyakubahwa Spika, kandi ndibutsa yuko mu itegeko ry'amakoperative twatoye harimo ibyiciro by'amakoperative, ntabwo rero bagaragaza aho bashobora kuba basonera amakoperative agikanyakanya agitangira. Babivuga muri rusange mu masosiyete, kandi amasosiyete kugira amasosiyete riri ukwaryo, hirya amakoperative riri ukwaryo. Bishatse kuvuga yuko sosiyete na koperative biratandukanye. Ari ndashaka kubaza nyakubahwa Minister of State impamvu batashyize umwihariko ku makoperative muri itegeko, kandi bazi neza ko politiki yo guteza imbere koperative nayo ishyikiwe, kandi mu bati abanyarwanda benshi ko
kubasonera imisoro cyangwa kubashyigikira muri uwo mushinga w'itegeko bizatuma abanyarwanda bibumbira hamwe kandi n'umusoro wo kunguka witeza imbere ku buryo bugaragara. Ndabashimira ko wasubika. bose banyakubahwa badepite, umwanya n'uwa nyakubahwa minisitiri. murakoze. Ibibazo nyango bibajijwe ni ibibazo mu by'ukuri byiza byubaka kandi bifitanye isano n'aho dushaka kugana nk'igihugu. Ikibazo cya Honorable Begumisa awareness campaign, ngira ngo ubukangurambaga burakorwa umunsi ku wundi dukoresheje ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority. ngira ngo nuko kwezi kwahariwe abasora, ngira ngo mumaze iminsi mubona bashishikariza abantu gusora, ariko noneho no kubashimira bitwaye neza ndetse no cyaha abatarakoze inshingano zabo, ariko ni uguhozaho. Ariko guhozaho kwa mbere ngira ngo ngewe ko n'ubukangurambaga bwa mbere dukora nk'igihugu cy'u Rwanda ni uko ya mafaranga baduhaye mu by'ukuri bikorwa bigarukira abaturage. Tukaba rero tubona yes ari ukwigisha gusanzwe kugira abantu bamenye inshingano zabo, ariko no kubaha ibyo tubagomba byavuye muri wa musoro, nibo bukangurambaga bwa mbere, kandi tubona umwaka ku wundi bigenda bigira icyo bitanga kugira ngo abaturage bitabire gutanga umusoro. Ariko ni uguhozaho, tuzakomeza twigishe, dukoreshe ikoranabuhanga, dukoreshe kubegera aho bakorera. Tukaba rero twumva ari inzira mu by'ukuri twahisemo. Ngira nk'uko mubizi uyu mwaka uturiza umunsi mukuru w'abasora ku nshuro ya 20. Nuko tumaze imyaka 20 tuzirikana abasora n'akamaro n'umusanzu batanga. Ibyo rero ni ibintu by'ingenzi kuri twe no kubaha agaciro mu by'ukuri bakwiriye kuba bakoze ibikomeye kugira batange basore inshingano zabo. Yemwe ikindi kigaragara ko tumaze no kugira ahantu hashimishije no muri ibi bya covid mwarabibonye, nubwo abantu bari bugarijwe batazi nuko ejo bazaba bameze, bakomeze gutanga umusanzu wabo. Tukaba twumva kwigisha no guhozaho, tuzakomeza dufatanye n'abandi bose dufitanye inshingano muri urugendo. Ariko ikigaragara nuko tumaze kugira ahashimishije nk'igihugu mu myumvire yo gutanga umusanzu w'umusoro. Ikibazo cya abagiraho ingaruka n'ibiza, disaster losses, yes zibaho. Hari abagira imyuzure bitewe n'ahantu bari cyangwa se izuba. Ibi rero nabyo icyo kiguzi cyabo mu by'ukuri muri kontabilite y'umusoro, iyo umuntu yagize icyo gihombo akakidekerara kiremerwa muri kontabilite y'imisoreshereze. Bitavuze ko twakomeza kurebera ko bajya muri icyo gihombo, ariko nanone tuzirikane ko dufite inshingano yo gukumira kubagira n'ibyo bibazo nka leta. Twari tumva politiki dufite ari yo gukumira, ariko nugize ikibazo tukamera ko ibyo bihombo twabishyira mu bihombo yagize, itegeko ryacu rikabyemera. Ibyo bashobora kuba bahisha ntabura abafite intege nkeya, ariko ni inshingano zacu gukomeza gushyiraho system zigaragaza abafite intege nkeya by'abari mu mategeko yacu, ariko cyane n'ikoranabuhanga kugira ngo turebe imibare yaba idahura ku byo badekerara bitewe n'ibyo bacuruje. Ikibazo cya Honorable bitunguramye, bivuga ko mbivuze neza. Ese isano y'iri tegeko n'umushahara fatizo, ngira ngo niba nabyumvishije neza, ntabwo bifitanye isano direct, ariko uko turimo kuganira nanone umushahara fatizo ntabwo wajyaho udasuzumye iyi mibare turimo kuganira uyu munsi. Gusa ikigaragara ni uko aya mafaranga dufite uyu munsi yakizonera umusoro 30 ku kwezi, ari byo 360 ku mwaka. Ni itegeko twashyize muri 2005. Murumva hashize imyaka hafi 15.
iyo myaka rero ni myinshi, ya mafaranga yagiye ata agaciro muri iyo myaka. Nagira ngo mbihuze n'ikibazo cyo kuvuga ngo se ntitwabishyira ku bihumbi 100, bifitanye isano nabyo. Mu by'ukuri ni ibintu twakabaye twarakoze wenda buri myaka 5, kuko uko ifaranga ryacu rita agaciro twakabaye tuvugurura izo twita ziriya tax bands. Tukaba rero twumva igihe kigeze yuko twavugurura tugashyira ku bihumbi 60, n'abinyigo yarakozwe tugaragaza impamvu. Kujya ku bihumbi 100, ese twajyayo pe, birashoboka, ariko ntabwo twabikora none. Turasaba ko twabikora mu buryo buri progressive, cyane ko bifite ikiguzi ku isanduka ya leta. Kandi turemeranya namwe ko none mu by'ukuri ibyo umusoro twigomwa hano, abaturage barongera bagasubira ku isoko bagahaha, tukongera tukabona TVA itugarukira. Ariko ukurikije icyorezo cya covid uko cyadukoye mu nkokora n'amafaranga, twumvaga mu byemeye twafata iyo nzira yo kugenda duhindura buhoro buhoro, kuko nk'uyu mwaka ngira ngo turigoma hafi miliyari 20, ariko turazirikana none ko babaturage ubuzima bwabo burahinduka, bongere bakonsome ya mafaranga amwe azagaruka none mu isanduka ya leta. Ariko gusubiza ikibazo cyo ko twajya ku bihumbi 100 birashoboka, ariko turumva twabikora mu buryo buri systematic, wenda nitongera gukora indi revision wenda nko mu myaka 4 cyangwa 5 twasuzuma none ko twajya ku bihumbi 100. Bifitanye isano none n'icyo ngira ngo nabure Habineza yifuza gase ko kitajya kuri miliyoni. Kujyayo twajyayo turabona neza akamaro kabyo, ariko turimo nanone kugerageza kujera ingaruka zabyo y'igihombo cyadutera muri treasury, amafaranga dukeneye mu by'ukuri no gukora ibikorwa bifitiye abaturage akamaro. Ikindi kigaragara muri uyu mushinga nanone ko tuva ku 30 tujya kuri 60, ni ugukuraho ibintu informality abantu bakorera mu by'ukuri. Uko twongera amafaranga asonewe nuko abantu baza muri system reform bakadekerara keso sociale yabo, bikaduha amahirwe ko abantu mu by'ukuri batashoboraga kuza, ko batinyaga ko niba mukoza muhembe 40,000 akaba ati ni nkudekerara nishyura umusoro nishyuye na keso sociale, akababuze mu by'ukuri ya mahirwe akomeye cyane ya keso sociale, n'ubwo twe natwe duhombye nka guverinoma umusoro. Ariko wa mukozi atakaje ya mahirwe yo gusaza afite icyo azabona mu isanduka ya leta mu zabukuru. Turizera rero ko uyu mushinga w'itegeko nawo uri butwongerera abantu bava muri informal sector baza muri formal sector, kuko nanone tworoheje inzira yo kujya muri formal sector. Honorable Habineza kuri taxable amount ni icyo yabona sobanuye cy'ibihumbi 60 tujya kuri 60, ariyo bibyara bya 720 tuva kuri 360. Yemwe bigahora n'ikindi kibazo yarabaje ati se private sector birayireba nabyo irabireba, kuko nabo bafite abakozi. Birebe nabyo biraduha amahirwe yuko abakoresha bikorera bakozi bakoresha babazana muri formal sector bakabishyura, n'uwo yabatishyuye umusoro ko niba bakamushyura keso sociale, bikaduha amahirwe yuko kuko n'ikibazo dufite cya savings ngo murakizi na pension fund mu by'ukuri uyu munsi ikavaringa hafi 5% y'abaturage b'igihugu cyacu bakabaye bitwa ngo bari ku isoko ry'umurimo. Icyo kwishyura imisoro myinshi mu by'ukuri aribyo twagerageje byinshi, wenda ndagerageza gusobanura bikeya muri byo. Imisoro myinshi itangwa ari amahoro y'isuku, dufite inshingano none yo kubaka system yacu y'imisoreshereze na decentralization y'inzego zacu district, kugira ngo zigire ubushobozi bwo gukora iterambere aho bari. Nagira ngo ntange urugero, ngira ngo mu myaka nk'ibiri cyangwa 3 ishize mwatoye nanone ko umucuruzi kijya ku isoko ry'ubucuruzi ukigeze ya company asonera patente nibura umwaka atishyura. Turongera muri itegeko turimo kuganira uyu munsi, mwabonye ko turimo kuvuga ko umucuruzi ukigeze ya company wagiye mu isoko rya leta gupigana tutamufataho withhold tax ya indi ya 3% na 15%. Ibyo nabyo ni byorohereza babacuruzi bakiri bato bajya bari mu iterambere y'ubucuruzi. Ikindi cya gatatu nicyo ngira ngo nasobanura mpamvu cyaba abacuruzi bafite ikiranguzo kiri hasi ya miliyoni 2. Ese bo nabo turabasaba kujya kudekerara. Iri tegeko nanone turabafasha kugira ngo ntibagire uwo mugogoro wo kujya
gukora kudekerara niba yacuruje hasi ya miliyoni 2 ku mwaka urumva ko akiri muto ubushobozi bwacyari buto akore ntacyo adekerara narenga za miliyoni 2 azashoboye kudekerara tukareba twumva mu by'ukuri turimo kugerageza ibishoboka gufasha abacuruzi cyane ko SME ziracyari nyinshi kandi ni economy yacu niko iteye bizatwara igihe kugira ngo tuyihindure ariko turazirikana abacuruzi bato n'abaciriritse kugira bashobore gutera imbere badahutajwe bamana imyaka myinshi bazakore bajye no muri large taxpayers. Honorable Ndoribijya kuri amadini mu by'ukuri nayo ntabwo ari exonere. Amadini afite ibikorwa bitandukanye, hari ibikorwa bijyanye n'akazi bakora ko gukorera Imana no kwigisha Imana, ibyo ngibyo ubundi ntabwo bisoreshwa, ariko ibikorwa bakora bibyara inyungu. Niba eglise ifite restaurant cyangwa ifite hoteli, iyo hoteli irasora. Ariko noneho ikindi cy'umwihariko ngira ngo hashize imyaka 2 nanone twasabye ko bakora declaration, kuvuga ngo kora declaration niba nubo ntacyo uri busore tubwire ibyo winjije ibyo wasohoye uduhe raporo. Icyo raporo idufasha si ikindi nubona atagira icyo asora, uko uduha ibyo wasohoye tubona aho wabisohoye, kuko dépense ya eglise ishobora kuba ari revenue y'undi muntu wayihaye service, tukashobora amahirwe yo kumenya ayo makuru tukabasoresha. Tukumva rero aho twari tugeze kuri kubakorera Imana, ibyo bikorwa bibyara inyungu bisoreshejwe bagakora declaration y'ibyo binjije n'ibyo basohoye yemwe n'icyo barengejeho, tukagira uburyo tugisoresha ko nabyo birahari. Twumva byaba bihagije ubu ngubu atari kujya muri detail yo kuvuga ngo tujye muri detail z'amaturo, ariko turumva aho tugeze kandi nanone twirengagiza inshingano zabo ko nabo badufitiye akamaro nk'igihugu, turuzanya mu iterambere ry'igihugu cyacu. Honorable Bizimana, binyamakuru YouTube niwe isirimo kugana, icyo twabizeza nuko natwe dufatanyije n'ikigo cy'imisoro n'amahoro twaganye inzira yo koranabuhanga kugira ngo dukore ibishoboka byose, tumenye ibyo bakora natwe dukoreshe koranabuhanga. Tukaba twakwizeza ko ibyo bakora kuri YouTube n'ukuntu bishyurwa dufite mekanizmo imenya neza ibyo bishyuwe kugira ngo dushobore kubasoresha. Nyakubahwa Minisitiri, mwakomeza niba noneho byakunze yaba mwari mugeze ku kibazo cy'imisoro y'itangazamakuru. Nakoze mutubabare yabaye ikibazo cya tekinike. Nangeze ku kibazo cya Honorable Bizimana ku itangazamakuru. Itangazamakuru rikora online niho isirimo kugana, igihugu cyacu niho kirimo kugana. Tukaba rero twiteguye gusoresha abantu bose bakora ibikorwa biri online dukoresheje ikigo cy'imisoro n'amahoro dufatanyije na RURA. Dufite systeme ikurikira ibikorwa ku mbuga nkoranyambaga harimo n'ibingibi bitangazamakuru ku buryo nta cyaducika mu misoreshereze. Ikindi kibazo ngira ngo Honorable Bizimana yarabaje ni ku makoperative, ate ko igihugu cyacu cyubakiye ku makoperative cyo ko kitagaragara muri iri tegeko. Yagira mu mari impungenge yuko iri tegeko imisoreshereze y'igihugu cyacu ishingiye ku bikorwa bibyara inyungu. Ibikorwa bibyara inyungu ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite igikorwa kibyara inyungu arasoreshwa, n'amakoperative nayo arimo. Ariko by'umwihariko ugiye kureba none imiterere y'amakoperative dufite ari nayo afite akamaro kanini mu iterambere ry'igihugu cyacu. Dufitanga urugero nka koperative y'abahinzi b'icyayi, abakozi bakora mu cyayi. Abo bakozi iri tegeko uyu munsi turitoye rigatangira gushyira mu bikorwa, bakozi benshi usanga bagwa muri cya cyiciro kiri hasi y'ibihumbi 60. Bibafiteho rero ingaruka ari koperative ubwayo ndetse n'abakozi bakoramo ubwabo. Tugaye twumva mu by'ukuri muri rusange uko dusubiza ibibazo by'abacuruzi n'amakoperative nayo
ntabwo yasigaye inyuma, nayo azabenefita muri iri tegeko. tukaba rero twumva ariho twasubiza iki kibazo cy'amakoperative, ariko turizera ko uko dufata abakozi bahembwa amafaranga ari hasi ari nabo benshi mu gihugu, bizaduha amahirwe yo gutanga umusaruro ufatika, igihembo gifatika. Ariko nk'uko mwabivuze neza, ibyo twigomana none tuzongera bitugarukire, ko bazongera bakonsome, batera imbere, bitugarukire nk'ikigo cy'imisoro n'amahoro na economy muri rusange. Murakoze. Mwanya wo kwemeza ishingiro ry'uyu mushinga w'itegeko tubinyujije mu itora, tumaze kuba abadepite 74. Abadepite 67 nibo bemeje ishingiro ry'uyu mushinga w'itegeko, abaryanze ntawifashe, babusa 7. Rero ishingiro ry'umushinga w'itegeko rihindura itegeko nimero 16/2018 no kuwa 13/4/2018 rishyiraho umusoro ku musaruro rikaba ryemejwe. Umushinga w'itegeko rero ukazoherezwa muri komisiyo ifite mu nshingano kugira ngo iwusuzume mu buryo bwimbitse. Abatugira ngo tubashimire nyakubahwa ministre, shimire n'abanyakubahwa ba vice president, abanyakubahwa abadepite bemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko. Byari kuri gahunda y'uyu munsi, rero tukaba tubisoje. Gahunda y'inteko rusange ni kwa kane tariki ya 18/11/2021 isaa 9, akaba ariho kugezwaho raporo y'ibikorwa bya Banki Nkuru y'u Rwanda byo kuva ku itariki ya 1 Nyakanga 2020 kugeza ku itariki ya 30 Kamena 2021, imitwe yombi iteranye. Murakoze rero, mugire umugoroba mwiza.